ndabaramukije cyane mwugahorana Imana n'ubuntu. Dukunze guca umugani tugira tuti yigize Syori, ngiye inkomoko y'uwo mugani yigize Syori. Uyu mugani baca ngo yigize Syori bawuce babonye umuntu wese wigize umushirasoni kabuhariwe akaba ikinani muri byose, nibwo bagira bati uno mwana cyangwa uno muntu yigize Syori. Byakomotse kuri Syori w'inyagahanga ahahoze ari ibyumba ahagana mu mwaka w'1600. Syori yabyirukiye ku cyuru ahahoze ari ibyumba ku ngoma ya Mutara Semugeshi. Abyiruka akunda umuhigo, aba umuhigi w'umukogoto, akica inyamaswa z'ishyamba ndetse ntakangwe n'iz'inkazi nk'intare, ingwe, imbogo n'izindi. Abandi bahigi baza kumurarika ngo bazajyane guhiga akabakabukana ngo ntibazi kurasa, ati nzijyana n'umuheto wanjye. Umugore we yamugira inama yo gufatanya n'abandi kuko nta mugabo umwe. Syori akamutwama ngo aho ntugira ngo nanjye ndi nka bamwe mupfa kwita abahigi, aturetse no kujyana umuheto naho najyana inkoni yanjye nta nyamaswa yandinda. Umugore agatererayo utwatsi ati urambone, ariko bimwanga mu nda. Bukeye ashaka inzoga ayijyana ku cyuru kwa sebukwe se wa Syori. Agezeyo abwira sebukwe ati dawe, iyi nzoga nkuzaniye niyo kugira ngo uzampanire umuhungu wawe, yarananiye yihaye kujya ahiga mu ishyamba rya Nyagahanga wenyine kandi muzi uko rimeze. Ati ndetse n'abandi bahigi bamuraritse arabirukana ngo niwe uzi umuheto wenyine. Batirimukana agira ngo mwumvishe ukuri kwabo, akantwama akandaza ku nkeke nkoba. Sebukwe aramusubiza ati genda ndamara gatatu nkaza kubaza icyo kiroge uko kigize. Ya minsi ishize umukambwe arashyogoza ajya i Nyagahanga iwe umuhungu. Agezeyo hasanga Syori yagiye guhiga wenyine. Nimugoroba abungukana ngo yishe, asanga se yicaye iwe amwereka umuhigo. Amaze kwicara se aramubaza ati mbese kuje uri umwe, abandi mwahiganye bari hehe? Syori ati ntabwo mpigana n'abandi, mpiga jyenyine. Ise ati ese mwana wanjye niba uri umukogoto harya urasa umuhinyoro ntiyarengera uzi kwinjiza? Syori ati aho nabereye sindahigana n'abandi. Se ararakara ati nkabona n'umugore wawe yaraguhannye ukamunanira, koko wigize intabikozwa. Yungamo ati harya ngo wica ingwe sha, hari ubwo urutona urunguru ruzakwihererana ubure kivurira. Umusaza ararara ataraye, bukeye azinduka yitahira. Amaze gutaha muka Syori asigara mu mazi abira kuko yareze umugabo kuri sebukwe. Syori arabisha abwira umugore ati ubu ngiye mu ishyamba kandi sinjya n'umuheto, ndajyana icumu n'inkoni yanjye nkuzanira intare, ariko nimara kuyikwereka wiyimbire noyayo. Nuko aturumbukana icumu n'umujinya wica inka. Ubwo hari ku kagoroba. Ageze ku ishyamba hajya ku nama mu rucucu rwari munsi y'inzira. Agisutama urukwavu rumuturumbuka munsi yiterera hejuru, agira igihunga aragwaguza, yishita ku icumu rye ryari rimushinze imbere. Rimwahuranye umutima arahwera hazimira atyo azize guhinyura ay'abakuru. Kuva ubwo rero rubanda bibuka uko yajyaga ananira abamuhana ntakangwe n'inyamaswa z'inkazi. Bakurikizaho bavuga ko umuntu wese wananiranye mu mico akigira intabikangwa yigize Syori. Kwigira Syori rero aribyo bivuze kunanirana mu mico. Ngayo ngo kubena Imana isomo muri uyu mugani ni uko igihe cyose duhawe inama zubaka tukazisuzugura bidukururira ibyago. Mutimanama hadutembemo. Mwishyuke yari Kaneza ka Mugabo.